bebe uri kunyumva cyangwa uri business telefone ntabwo yagutwaye umva se muri story man hari ibintu ndi kureba hano kuri internet hari ibintu nkunda gukurikira nyine tu by'abatipe ngo bacuruza nuze mama guko mwana nicyo gihari ko wonimbe n'umuntu usanzwe ngo posting n'umukobwa nyamukobwa nicyo gihari ko ngo biteze isi umva se nkubwire mani hano abatipe bacuruza imiti semester aha kamuraburi imiti rero imiti ngigabanya mu nda igabanya amabere yongera nyashi urumva yego man nashye umva imiti igira neza amasura areba ukuntu umuntu asa ariko nizere ko bafite n'ibigabanya amabere nyine akaha kandi nyine ari byo nandi kukwereka bafite ibigabanya amabere bihagarika amabere subira yagabanya urushaka gukora surgery nyine birayahagarika man ibi bintu ntago babeshya kandi urabona n'abatanga ubuhamya man kandi ubona ko hari abantu batanga ubuhamya nyine ko babikoresheje ngenda bisaba ntago mbyize urabisabwa ndabisabwa pe bagomba kuneraho nyashi cyo gihe ariko nkoresha baby yari ya kinyarwanda umva mbwe biri seriye no kuri reba nk'uyu mutipe reba kuntu yanganaga before reba kuntu none ubu ngubu angana wese ko byane birakora nyine nuko yanganaga nyine none kunagana kandi urabikeneye wallahi nyine aka baby face kandi ubona kuri liste yabyo baby face nyine guhagarika amabere ahubwo ko nta miti kurura abagabo mbona bashyizeho aga twayikenera aga babikire gusa ariko mwandikira umubazi ko ndasina reka muvye muri comment nambashyiraho ariko ndikubona n'abamwandikiye atarayashubije cyangwa reka njye muri DM wende udasubiza ako birarabisubiza reka mwandikire wasanga ari babajambo man ibyo bintu riga scams nese abo ngabo batanga ubuhamya ko bakuye akaba yarabishiye ntago bizi ko babishyira umusaba kamushye kurya gira ngo nari kandi bigaragara n'amafoto ngagerageza turebe ngende mwandikire reka ndabe kari butsubize wa baby face shamana ndumva mbihije anatubwire n'amafaranga ko bigura murebe bisa nabi murebe bisa umukara we chupa ya bya bindi se bagira nyine bishyira mu maso ukabireka bikuma ahubwo bino bisiko bikora ariko ni nk'aba bantu baba bafite nk'aba ya scrub asanzwe yo mu byaro urabona kandi arakora bya bintu by'ibinyarwanda birakora mva ndamwandikire reka tuze tureka ari bidusubize nadusubiza turaza dutwike Kigali baba baradushyizwa n'iki agasura mama nyashi muranyizwa n'iki muri Kigali unyitega nawe nzongera kwambara nazamba ndicaye hano uce ukinkupita umva turakaranya gato kujye nshaka no kumbita ikibuno ewana kikagusiga hanze nzagusanga ari hasi nakugushije ko nase nakubita kano nakugura unyashirwa ubona ntafite ishyari aho nzakuroga umusa mane none ndi kwibaza mane yakane hamagara nuza hamagara Dawidi wumve ko ari nabinga yakunza apfuye ndagaza umusenzi se ko ejo namuhamagaye nabwo nkamusaba kibiri kuko arongera nyinshi Dawidi nagajya bari migozi muzirika mane wumve ngo ngende no kuvuga nkaba barakunda kamuhamagara yebura nuko utari kubyemera byenda bona mu cyamuri ibi byangwe byacu mane twakagurishijemo bicyo kwambara neza ugasa neza se umwana wabwiriwe ejo twamenye ko icyangwe ni imbere cyane ako dakiye gitura umuntu atatunyuzamo ijisho ngamenye ibyacu none ibaze none ukubiswe gutyo udafite n'icyaha sibije cyane babyita ngo babaye imbobo umuze yo Devo nimeze bite mwana waneje kibiri ntacyo ufite sawa Musa kandi ibi simpamagare cya kibebira no bebe tumwiteze ejo ndenda twara mubeshyi tamanga ngo imodoka ya boss dupfiriyo nta n'imodoka dufite none ugiye kongera umubwenge imodoka none aranatwica
yamwihorera kuko nabira 10 yaduhaye nituramuhamo n'igihumbi. Okay, reka ndebe ikindi kijama cyanjye kijya kingoboka, reka ndebe Amagara mwana wa Murasta Idrissa mwana Murasta leta bikora. Kamamagare numva shande biko aho munsi ndi kubona uri buze kugorana iri mu bantu banjye pe. Je nona na mayinite mfite. Nibyanga ndahita mpamagara Mr. Kuba n'indege nahamagarara. No uri bacye giti gifite tu job. Umuntu wese nahamagara yahitaga nguriza ariko wajyanga wabarabuye bose ko n'abasenzi umuntu abatamo ameze neza ariko waba uri bro urahamagara neza nk'ubu yashobora kuba yanze kuyifata amana ari ayireba. Reka mpamagare Mr. Ni ibibazo serious reba mwana yo urabona aba baniga ngo bacuruza iyi miti gutya n'ayamara n'ibi biboro nyine kandi abana mwana bafite abakiriya rero uko n'abantu buzuye muri comment bano baje mu mani buri munsi mba numva abantu bavuga ngo batanga imiti ngo itandukanye ngo ibitekerezo bise bima ngira mani gira ko uretse gatuma ndi kubona ari byo buretse yaritamye. Allo bimeze bite my brother? Sha ibintu ni impore cyane ariko ntago ari impore da. Mana buse nari nguhamagaye mwitabaze mani untize nka kibiri. None ko mpfuye Musa ntacyo reka ndebe ko hari uwayandusha bro. Ni ibisazi man. Man uko ni account yawe twayibiba ariko ako man ya account twayitwara do ni ibicucu na do ikoze mu buryo bw'ubucucu nyine. Reba ikintu tugiye gutinda mu biri ikintu tugiye gukora ahubwo ariko ndapfuye wabaye ikintu tugiye gukora. Iyi account igiye kuyiba ite nkora ifoto yanjye. Yego ndi gufunga neza cyane ndi mubi cyane muri foto yanjye mbyimbye byatari nindi nanutse. Nawe ikintu ugiye gukora niyo mu rugi nyemera ngo ibintu by'ibinyarwanda urabizi turajya kwahira ibintu bitandukanye dushyire mu macupa bro. Mu gitondo tugomba kubyuka sendahera no kuri izi ndabyo tugomba kubyuka tujya mu kazi kandi ngenzi ko amafaranga turayabona kuko abantu baba bashaka ikintu kigaragara. Umuntu azaza abona ifoto ari yanjye urabona nigeze kumva se ukiraho wivunika nigeze kuganira n'umumasayi kumva ambwira nyine uburyo iriya miti yabo nyine bayikora. Urumva nyine myinshi ntabwo biva hano kumva ariko hariyo yigeze kumaho mbona nyine ayivanga n'ibintu by'amazi gahinduka umutuku kumva hari n'indi yagiye avanga nkabona ihindutse icyatsi y'imizi y'ibitukuntu kumva noneho akaba ariyo aguha nyine wajya akakubwira n'uburyo uzayikoresha. Rero ariko ntabwo nyizi iyo miti yariyo kubwo ikintu tugiye gukora tugiye gufata amaboro tugenda tuyavanga ibyatsi bigiye bitandukana. Wereka nkwereka ikintu kigezweho. Nta mugore utabushaka kunanuka, nta mugore utabushaka kugira mu nda hatoya, nta mugore utabushaka kugira ponzi. Imiti yacu igomba gutangirira 3 wongera urukundo ukunde babagira urukundo yengo bashaka gufata abagabo ariko none angle turi buhite tubijyanamo numva nk'urukundo. Urumva abakobwa bikigiye bo muri Kigali bro ni gutya ni cash. Umukobwa wese akeneye guteretwa n'umuja mufite cash bya danje cyangwa se ibipapa bifite amafaranga. Twebwe umwihariko umuti wacu umukunda nuko ukuzanira abapapa bafite amafaranga gusa nta cyo gukene. Urumva twebura twishi kandi twebura twishi. Umva mana reka nkwereka ahubwo gahunda niyo kwa mbona ukuntu mbona n'imbaraga zo gukora iboro. Mama tujye kureba uriya mama Clarisse netse undi se ahantu turira harabiwe kudukopa ibishyimbo n'ibirayi nka bingahe na capati imwe n'ibintu byadanje. Mbabwira indi diro wenda gutya urumva tugiye kumukina trick imeze gutya njye wenda hagera
yagera ndahita nzimya telefone byumva nindangiza mubwire ko telefone ngiye kumwishyura inzimana kubyumva niwe waje ntabwo wakicwa n'inzara ntabwo tugomba kuri uyu munsi ejo tuzadufite amafaranga none ubura bwafatanye n'inda bwokatse sha uriya mukobwa nta bwenge agira hano hantu haba hasari kandi ejo kugira ngo tumungarane ni nko kumutuma ku muhanda ni amasaha umunani dufite imiti igiye itandukanye dufite imiti inanura imiti yongera amavangingo dufite n'imiti kandi ishobora gutuma mukira ibiheri n'ibindi byinshi cyane bitandukanye nihagarika amabere abantu nakubwira reba sister mumeze mute umfoto uri babona nakubwira gasibora mumeze mute basi mukoresha TikTok sinjye mbabonaho shanara bandikiye nigeza ko musubiza ndaheba pe naba dore nguyu nabonye afite sinakubwiye ya foto nakoresha ngo umuntu byibushye yara nuze before na after yini mbase nabonye ra ni jewe reba se iyo ni ifoto yanjye sinabikubwiye ba before na after oya tugira ivuriro ariko nyine kubera abantu benshi baba banadusaba ko twatembera mugira ahantu mukorera tugira ahantu dukorera umva rero tureke no kubatinza mu bintu byinshi tubabaza ngo ibyo mukora n'ibiki twara reba nkawe ufite ukeneye nka turabona nka gutya kuryo wanakuryo hano mbese nyashi zifata nka amapisto nyine mubifite niyo miti uwo ngo tuatufu reba nguri ndi kubona amabere yaraguye imva wagira ngo wari ubizi rwose kandi byakeneye umuti ugufasha kuzamura amabere agaga ngende ndashaka nyashara nyine kubera ndashaka ka baby face uwo nguwo rero n'uyu nguyu ibi ngibi nyine uranywaho ukajya nisiga mu maso nyine urabona ko ni imiti ivanze itandukanye ino miti nyine mfite n'utuntu tw'udukoko ino miti iva mu Buyapani kagahita kagenda kabikuramo iyi ni imiti ntabwo tuyikura hano mu Rwanda kubera ko urabona mu Buyapani batembere ku bijyanye n'ibihingwa cyane izi ni indabyo zo mu Buyapani ziswa chingahanga ni ukuvuga ngo izi ndabyo iyo zivanze urabona ko harimo amoko agiye atandukanye urabona ko n'amabara ntabwo asa umuhondo cyane ntuzazitandukanye iyo ugiye kwisigura uri gusa ukisiga ukananywa si ibintu bisiga baranabinywa we nta kibazo utu ni two bisiga utubuto nitwo wisiga nese ubwo kugira tuvemo oya ni ukuvuga ngo urumva usuka kuri kano umva rero mbabwire musobanurira ibyo ngibyo mubanze mumbwire ariko mbere y'ibyo byose marashaka nyashi kandi bibi yarabaramwengera nuka kandi none ikiza kino miti twe dutanga urabona hari abakobwa bakunda kugira amabuna akomeye sibyo kandi abagabo cyo gukomera cyo kivanyemo rwose nta kibazo cy'ubukomere rero duhita ko n'umuti uragufasha nyashi zikoroha nese uyu nguyu uhagarika amabere oya oya wawe ni kukubwira none iyi si turukora iki bro uyu nguyu rero bawita umukunde uyu ni umuti ushaka ko umuntu agukunda kuzana abagabo bakire gusa turabikizwa n'iki bantu uyu muti rero umuti cyane uyu muti wamaze umva ndakuguriza manza wumve ngo usobanure sister wanjye kugira twanga guha abantu imiti tutabasobanuriye kugira ngo ejo uyu nguyu nyine wowe ukibuno ni nzamwisiga nzamwe uyu wisiga ku kibuno uko umaze koga 3 ku munsi mu gitondo sasta na nimugoroba ugiye kuryama mbese ni nkakire noneho ukawukoresha ibyumweru 2 gusa 2 weeks turabahana namba zacu rwose kuko tudushaka gukurikirana kuko iyo urabona oya tuzawusengera ariko si yakiba akuze abagabo bakira bakunze sheri urabona muri n'abakobwa beza mukeneye umva rata yigwa rigereka abantu baradukuye igikundiro hano muri Kigali hari ugomba nkawe akabaye kuba ufite Range Rover ugendamo sibyo ugiye kwanza weho kanumve ujya wibanza kunywaho none nawe uze kwanza bretse hari amagambo uvuga mbere yo kwisiga ari amagambo uyu nguyu ni 13 uyu ni 13 imiti yacu none kiza cyayo nago nabi produit chimique birimo ni imiti ikozwe mu bimera nta kintu kimera uyu nguyu no usa nk'uhenze ho gatoya ari nindi tugiye dufite
ituma umukobwa anyara cyane. Urabona hari abakobwa benshi bagira ikibazo cyo kugira mu mavangiro. Umva bamukagatare sitwe abasitwe kunyara duhora tunyara. Marayitwara yose cyangwa Kibazo. Twebwe njyewe uyu nguyu rwose sinawusiga nangahe. Uyu nguyu ni 15 ura ni 13. Ako mbona namwe mugeri mugabanyaho ko turatwara yose. Ariko uzi ko no muti uzi ko nukuwanganaga twayiteye indege yakunihanganaga we numwe. Uyu nguyu urakora cyane. Uyu nguyu urakora cyane. Yisuwishe umva umbwiza ukuri. Nensi ngegera no guhumeka bikanga nukuvuga ngo no mbaza ngo hano nawe usagura no mbaza ngo byagenze bite no kuvuga ngo urabona hano twazengurutse ibitaro byinshi kugira ngo turebe ko badufasha mu bijyanye n'uburyo bwo kumaintaininga body. Ako mwarabyize twarabyize Mbega ni ibintu dukomora kuri ba wowe umukunda se ko wawubitse si watubwiye ngo twumukunda rawo yego yo kubera mwatuguriye myinshi muraduha 8 wari 10 ariko sibyo yego tubagabanyirize uyu nguyu urabona ko akundi muba mufite muba ufite plot urumva umuntu uriya nawahora mu nzira mbabara udatuma mutuka mu baba bantu ni hakaba urumva kumwe muba mufite plot urawufata nko mu gaparfum witeye kumukekere ngo kuntoki iki ugafata nk'icyari ku kiganza cy'ibumoso noneho impamvu twahisemo imoso iyo musura yibikayo uza kuyikoresha ku muntu ushaka ntabwo usuza buri wese nyine ugashyira akaboko k'imoso na uko nijya gusuza nawe reguze buri muntu wese wakoraho reka mu rugero urabona suza noneho uyu musuje ukoraho gutya kugira ngo mutukore ako kanya umva mutubwire nimero tubishyure reka nyabahe yose dufite code noneho uyu nguyu ariko ntukawisigure buhure n'umuntu wanga ushobora kumukunda ashobora kugukunda nawe ukunda kanasana kandi umukobwa nkawe ukwiye gukunda gahunda no guhura na kibesi dangote aha bityagiye ngo dore 15 28 kongeraho 8 aha yego 36 sibyo se 34 28 gushyiraho 8 ni 36 imibare yabo rwose iri hasi ntabwo amafaranga make aragorana amafaranga make aragorana ariko wowe urumva ayo mabere rwose akeneye imitemeri umva ngaho tubwire kode yawe oya nibyo imiti yacu ni ibyumweru 2 gusa ko itanga result kandi iyo byanze hari amazina bafatanye mbere yacu tubona aho twitwa GB Herbal Limited dukorera Nyamirambo ugoma mwatusinyira kubera ko nyine hari umunsi tugeraho kujya kuri field n'ubundi mufite imodoka mwagenze ibibariza hariya mwiza urumva bagenda ku izuba abantu bacururiza amafaranga angana gusa rero murakoze cyangwa murakoze cyane umva mu nimero zanyu kugira ngo tuze no kubasobanurira mbere yo kuyifata muze kubanza kuduhamagara kuko hari dushobora kubikoresha nabi yego mutabikoresha nabi 078 8 2 uwa turabyitwaza nta wowe noneho uriya ariko uragira ngo wamuhamagare wowe noneho reba nk'uburyo uteye abagabo b'Ikigali ugiye kubacumuza nyashi na nyashi noneho umva noneho uno muti hari uburyo umva nagufresh nzabanye nimero yanjye sabwo umva turabahamagara nawe ntacyo wayikoresha utaroga amaze kibazo ahubwo ubwo natwaraga service tujya twaka ako muranayisiga ko mufite uruhu rwiza pe turagerageza nta kintu bitwara amavuta yacu y'amaroshoni abakobwa mukoresha wowe ubanza ukoresha mbere uwo ngo nyine umukunde oya waka baby face uyu nguyu nyine nababwira oya mukunde ni umuti sheri urumva kubera ko abantu benshi muze kudufatira agafoto gutya mu kimeze none tuzashyiraho na afterega mubona ko murashaka kudufotora ushaka dushaka kwerekana oya mwadufotoye hasi oya mwebwe ubwanyu murakifata niyo mwatashyiramo amasura tukaboherereza kugira ngo natwe bidufasha muri promotion yo kugira ngo ibyiza bamubonye n'abandi babigereho nyine
ariko wagize ikibazo waduhamagara kuri iyo nomero. Sawa murakoze cyane Imana. kandi umva resulta murahita muzibona. Ahubwo resulta ziboneka mu gihe kingana gute? ibyumweru bibiri gusa. Yafashe namba yawe. Aha. Murakoze kandi asante sana. Wagiye uratangiye. Nawe. Asante kabisa. Wagiye umuntu wafashe nimero ibiki ubususanze yisize yano nabonye n'abasuhuza ndanume reka mbaze mubwize kuri mubwize na amatika arimo witwa nde uri namwiza ubanza ariyo wisiga tangiye ibintu byawe akamana we bakuzana ngo nukore urimuritse mada urashoboye biranaremereye bino biti sinakubwiye ngo aho ukuntu nabe uriya mukobwa rega ni ikihe beza kandi uriya mukobwa we wamushobora My brother nje kuvumbura ikintu kimwe kubitaga ciya tutakumva ibyari byashaka kwe twarayobye ndibuka inzara twaye dufite uzi none igihe maze nirwa ndepoza sha abasenzi banyimakaza ariko ndaneditinga bro ako nawe hano wihaye inda iteye nabi cyane none mfite umugongo wagira ngo ndwaye ntabwo ari umugongo ahubwo ni ikigongo akabuno kagiye kankubwire rero ikintu tugiye gukora kumva aya turayarya ahubwo ndaje muri business tugiye kwishira ku rwego kuko maze kubona ko hano umva iyi business niyo yagukiza baza ngo dufite ngaho ahubwo mbwira nyine ubuzi dufite amafaranga 132 just one day dukoze mon bébé none ikigisekeje uzikintu gikunsetsa uno muti harabo tuha tukababwira ko ari we w'umukunda abandi tukabaza ati ngwino ubwiza turabivanga uyu no kurinda imiti yibwa ariko cyazo ariko cyo natekereje ahubwo tugomba kongeramo yakanya urabona ko abagore bo tumaze kubafata none tugiye kwadukira abagabo ikintu baba bashaka ni ibintu bibiri umuti w'akanyabugabo ko utarangiza vuba no kwirukana inyatsi wo kwirukana inyatsi ku bacuruzi none tukanakora n'umuti tubati turabakorera n'umuti none bongera igitsina cyabo noneho rero urebe ahubwo turagura imodoka mu gihe gitoya no kuvuga ngo uriya none wo kwirukana inyatsi turawukora mu makara ku buryo no kubabwira ati ubundi mbere yo kujya kwinjira mu nzu ukajya ushyira ku muryango mu nguni ebyiri z'umuryango ku buryo nta nyatsi ishobora kwinjira bro scam is working bro ubundi amashuri nize ubundi nayigiraga ikiyo nza kwiga imiti y'ubuvuzi ariko hari ikintu namaze kubona karitsiye twacurujemo cyane tukayisubiremo kuko ushaka kuzahura n'umuntu agahita kwica ureka tutware karitsiye ukwazo tujye tuvuga ati duhere mu makaritsiye ya kure noneho karitsiye dutuyemo ntuzapime n'umuntu umwe ejo no kujya mu Busanza hari abakire benshi urumva kubera ko ari kugenda hatera imbere n'abakire baho benshi usanga batarize urumva ako mbabaraye amafaranga n'uvuge ngo turayabika gutya babare dufatemo nka 30 iboneke cyane epfugo cya ajya kitagwe kimwe cyakwemye kimwe kijya cyeme ngo nago gikora n'abasore b'abakene ariko we byorere none zikinga uri bumukorere no kumushakira agakabo kamubwira ati ngwino utembere gatoya action dore ukuntu nabipanze kiri ukundi bugifatisha byana ngo bikunda amafaranga ntabwo ugiye kugira ibintu byinshi ngiye guhamagara Dawidi nyuma magara Dawidi cyane ukonde tigenda wicaye kuri karakari ka mon bébé bro waje sinahitse ukiri muri Kenya wigira nkaho wari uzi ko najyanga ati bro cyo kwanda ukuntu mwiza n'iki byose uyu no kurinda imiti yibwa ukubita nka senari mwatangira kwihuta wifata utuntu n'umuntu nari turazo yakanyabona ndabikora wa mwana areba natankurikira uriya ndamufatisha n'ibiciro erega nta n'ubagore nuko yigira umuntu watangiye nuko nyine urumva abafite abagabo bamushuka buri bafite amafaranga niyo mpamvu nawe ikintu cya mbere mwereke ko wabaye gentleman nose ko business iri kuraninga neza cyane
ahubwo imiti no kuyigwiza ahubwo cyane turagura imodoka mu gihe gito ushaka ikintu cy'ishari ikibazo mfite zino ndabyo hariya turi kuzisoroma n'izishira ariko tugiye gutanya kujya hari igihe tuzajya kuzisoroma noneho nyiraza dufate tuzatugenda kwicisha hari ahantu Scam is working. hari ahantu bakorera indabo nyine ubundi amashuri nize ubundi nayigiraga ikiyoza kwiga imiti y'ubuvuzi ngaho tugiye no photoshop hamagama ni cya kiboryo watumye mane irateka ry'amanyama n'amanyama gusa wallahi ubundi amafaranga yose nta kintu yakora uyajyamo ukarongoramo warangiza ukazihebera urwaje kuko akanya kari ko kose baragufumbire no kujya mu busanzwe nk'ibyo ngo sikamo nose utekereza ko ibaze n'ubuhaye umuntu muti n'abakire baho benshi abona bino bigoro ntabwo tuba tuzi ngobe iyo tubivanze bibyara iki mu kanya none wisiga agahita acika nk'isura ariko abantu ni ibicucu ngiye sinumva ukuntu ugura umuti w'umuntu urimo arawutembereza hari umudogiteri utembereza umuti ngo ntabwo gikora n'abasore bake urahamagara baza nitwereka mu bindi bintu noneho ikintu uri bumukore kumushakira agakabo kuvuga ati tembere gato dore ukuntu abipanze kiri kundi bugifatisha igaragara ko ukunda amafaranga ntabwo uri ngiye guhamagara Dawidi nimpamagara Dawidi cyane gukora ndabwira Dawidi ati genda wicaye kuri cya cyari cyane n'ahandi abari n'ubundi ubwati wigenda wicaye nanjye ndahita nza n'inzu mbona bitwa ati waje sinarinze ko kiri muri Kenya wigira ngo wari ukora agiye ahandi akumva cyo ati bro cyo kwanda gukunda ukuntu umutima mwiza n'iki byose bitemo byangeze ku buryo wumva ko kagiyemo so ugashyizeho wa mwana areba ntatankurikira washyiriyemo abafite abagabo bamushuka buriya bafite amafaranga n'umuntu nawe ikintu cya mbere muri kubabaye nuse ko cyangwa ni ya miti we ariko nibwo numva ashatse kudiyara ushaka ikintu cyigisha ikibazo mfite sino ndabyo hariya turi kuzisoroma n'izisira hari igihe tuzajya kuzisoroma noneho nyiraza dufate tuzatugenda kwicisha hari amahoro hajya babyita ngo borore indabo hari ahantu bakorera indabo nta kintu kibereyeho karacyari kakandi ahubwo ngewe twajya kwisiga mu maso Masi ngiye kutambwira maze kubona cya kiboryo watumye mani narane twakundi kwisiga kugira ngo n'amanyama gusa wallahi nta kintu wese nta kintu witsitsa gorira akanya kari ko kose baragufumbire nose utekereza ko ibaze nk'ubuhaye umuntu tuzi ngobe iyo tubivanze bibyara iki mu kanya none wisiga agahita acika nk'isura ndawunywa nawisiga ngewe nacyarutse hari umudogiteri utembereza umuti ahubwo ndabona nakigiye yahamagara baza ndikubona aho banyuze kati cyangwa se umusonga yo kunanuka cyane cyane ngewe amanda nisiga umuti ariko urabona ukuntu shawe igiye kukumunda ariko ngiye ko ndetse kumwe iriya miti maze mamagare baba ni ibiryo umukobwa amaze iminsi ateka si umukobwa arwaye we nabireba nijoro mba ndashatse kundya urabeshya ndi gushaka kudiyara ariko aho ndi kujya kunyara nkajya ndi kunyara sheri ndi kudiyara akabara gona afite niko yamaze kuruka ndi kuruka nkumva ngize abaraga aho ndumva nahoranye cyane cyamyahora n'umunamye nawe nshaka kunamuka nazo ya miti bikwiye ukumva ngo bigenze bite numbaze nyashi ntazo ndi kubona batubwiye ngo mu minsi ngahe umuntu barabonye ikinguriza uzari iminsi ngahe irashira umunsi wese wa kabiri ni wa kabiri nyine ahubwo nanjye kandi kwimwadikabona hari ikintu kimwe turi kubona nazo iminsi ya kabiri waba umaze kubona iki ngewe maje ibintu byihuse n'ubundi ndagira umva ndacika ushaka ibintu byihuse shaka amafaranga menshi ujye Nigeria gukoresha ikibuno BBRC muri Ghana naho ngo bajya nzajya muri Turkiya
sinajya kuvuga amazina y'abantu ntibuka Mbona uzajya nikanira umwuka ndapfuye wagira ngo ufite depression y'ikibuno Ni Faisal. abakobwa b'intara depression y'ikibuno byagenze njyewe noneho si ikibuno gusa no mu nda bikundya ubu ni ibibuno ni ugushaka ikibuno gusa aho nawe katangiye kuza ndabanza umuti uri gukora Jesus Christ ndapfuye we wabaye iki wabaye iki wanjye we ndebere we misi yo ni ya miti nyine akwiye bariya batipi bara mana we bakora noneho ukuntu biri kunijya ubuse noneho nzongera kujya hehe ikibazo noneho ndimo kujya muri toilette mbishaka ntibinakunde mana ako ubu nirawo dufite nimero zabo biriya bitekamutwe biba byitse utase ntabwo ari bo babiteye ntabwo nari nakubijije umuhindo ugira rwose ubundi reka mubwiye si nimero zabo sinazanditse urabeshya we n'uruhu byabaye byinshi ese wibye uko byaje mu maso ubundi no mu nose so wambyisiga noneho bambaye ibyo kunywa noneho ndapfa mana we umva reka mubwiye kanze nemero zabo tubamagare urabahamagara babaze wasanga twarabikurishije nabi ubundi wapfa kugura ibintu byo mu muhanda sinari nakubujije ase wenda wasanga twarabikurishije nabi ubuse nzongera kujya hehe hasi proti z'uburara ugiye mahitire ugiye noneho biri kunyokera ndumva nakuramo imyenda niki ngenda bizi ndabizi igihe cyose urampindisha ugatuma ndumva ijosi rigiye nko gucikaho ndeka kubishima rero ndeke kubishima se ko biri kungerera ngo mbigenze gute nyine nanjye ko ndi kubabara mu nda ntabwo amashami bindeba ni wowe byose wabiteye umuhindo ugira ntabwo bya aho ngaho noneho ijosi yene wanditseho yesu we buno we mvuze ko byajeho naho ese biri kuza bisa kure bigahita biba umukara byatangiye byokera ariko bibaye mu gitondo kubona hari se nijoro sinakurebaga ubwo byaba bikuriho wenda shamba barira nabe nawe washima uri kubabara use ndashima mu nda mbabarira ariko wineri seseme nawe mfite ibibazo byanjye nzavuga ko nabaye umuhindo ugira ntabwo none ntamushaka kujya kuri tuwarete noneho ndajya nta kintu kimwe kiri kuza isi nimero zabo ubu nanditseho n'izo ndi guhamagara sinzi niba barahungu urabona hari ikintu bari kumarire bariya nabonye sibo tugeze ngo bafite n'imodoka ngo bagenda bamamarizamo isura yanjye bibaye kubera wowe mana yanjye noneho nimero yabo iri na bizi uyu se warampamagara mbaza iki ndapfuye we nyine nimero yabo mba reka mari njye kuri tuwarete nimero yabo iri bize cyo baratugorotse kubera ko abantu bose hereka ndebe kuri tiktok yabo ubundi jesus tiktok yabo se ko nandi kubona mana we ndapfuye izina ry'Imana bino ntabwo biburangire gutyo
babiri burangire gutyo njye mubajwe n'isura yanjye sinzongera kujya hehe Shanika mana mama nazananyishe umwana ngiye gupfa njye mbaye gupfa sunda bigenza gute koko uziko na TikTok yaba itariyo mbaye hejuru wiziko byo guteye umuriro sinyana zimbwa zimayibo kubundi twe tutari ibigoryi abantu b'abaganga bacuruza imiti mu muhanda nari nabikubijije uramindisha nawe winshinja amakosa rero si urya bigende bite nisi nitukomeza gutongana biragenda nuzurabona meza gute nisi nikomeza gutongana biragenda akayimbabarira nawe buri wese afite nuzurabona njye isura yanjye imeze gute ubwo abakobwa b'inshuti zawe bagiye kuzaza batangira banseke